dutangira rero umukobwa w'umunyeshuri ari mu cyumba cy'abakobwa ubona ko nyine agiye guhindura imyenda, ari gutekereza ati ngiye kwambara iyi ngiyi maze njye mu ishuri. Bityo kuri subscribe mutarayikora kandi nawe kuzinda gushimiye babwira yuko nabafunguriye groupe ya WhatsApp, ndaza gushyira link muri description, abayishaka mujye muyijoining kugira ngo tujye tuganira kandi nabahere inkuru ku gihe mwebwe abakunzi bizi nkuru tubaha. Udisi barakwereka umukobwa amaze kwambara imyenda myiza rwose ngo yigire mu ishuri. Ubona ko Udisi ni agakobwa keza ariko ubona yuko gasa nk'aho gafite ihungabana, ubona ko Udisi ntabwo aba yishimye. Urabona imaze gufunga akabati ke, akiri kugafunga atekereza ukuntu agiye kujya mu ishuri, hahita haza abakobwa batatu ubona ko nyine bari kurebana. Ubwo Udisi umwe ahita aza aramubwira ati mbabarira kare twakunyuzuye, ako nyine twabonye ko ibyo twakoze atari byo, tuje kugusaba imbabazi sibyo se. Ngo Udisi umukobwa yavuze nakunyereka mbaho imbabazi, aramuhobera kugira ngo basi ababarire. Ngo Udisi wa mukobwa umunyuzura mu kujya kumuhobera yase mukoramo ya myenda yari akimara kwambara. Ndebera nawe yaramukinnye akantu. Udisi yase asunika wa mukobwa aramusunika atanareba atazi niyaguye, aragenda akigera kugenda yikubita ku rukuta ahita yitura hasi. Ubona ko nyine akubise umutwe hasi, yituye hasi nabi. Ndeba nawe abanyeshuri n'ibintu bibera ku ishuri. Ngo Udisi umukobwa yarabirebye abonye ko umukobwa atahagurutse, avuga ati karabaye turapfuye we, umwana wandi arapfuye. Udisi bahise bahunga barigendera. Udisi barakwereka nyuma y'amezi 4 hari umuhungu bari inshuti cyane. Udisi akiri aho kuganira n'abandi batipe yitegereje abona umukobwa inshuti ya kera isigaye igenda ifite ya nkoni y'abantu batareba. Dore Udisi umutipe byaramudenze ati biriya ni ibiki se mana yanjye, irasiya inshuti yanjye koko ibese birashoboka yabaye impumyi se. Ngo Udisi barakwereka umukobwa Udisi ntago areba yabaye impumyi, aragenda Udisi wa mutipe se aramwegera ati umeze ute keza ati nisi ntabwo ubona ukuntu umeze. Mutipe ati none se ko ndeba utareba byagenze bite? Keza ati nukuri kw'Imana ntabwo nzi ukuntu byagenze pe, ntabwo nzi ukuntu byagenze, nanjye sinzi impamvu ndi impumyi, nisanze ndi impumyi. Icyo atazi ntabwo ibintu byose byamubayeho kugira ngo aze kuba impumyi. Udisi umutipe byaramurenze ariko aba nta kundi kuntu yabigenza. Umukobwa asigaye ajya ku ishuri abona atareba yifite ya nkoni y'abantu babana n'ubumuga bwo kutareba. Udisi kandi abantu babikoze niba abanyeshuri 3 bamunyuzuraga. Udisi yakwereka umukobwa yaritaye yiviriye ku ishuri, aragenda yifungurira radiyo abari kwirira umuziki. Ndebera nawe umukobwa mwiza cyane bimeze gutya, ndebera nawe. Ugakira aho ngaho hahise haza wa mutipe bahoze ari inshuti, ubona ko Udisi barakundanaga ariko nyuma aza kumubara yagiye kwa muganga. Udisi barakwereka yaraje asanga sheri we arimo arabyina, ari kwirira umuziki, nta mutima mubi yifitiye kandi ni impumyi. Akiri aho ngaho arikanga ngo umuntu uje ati ninde urinde uje wambwiye urinde. Udisi ntabwo umukobwa wamureba, ntabwo abamureba. Gusa ko subscribe mutarayikora kandi nawe kuzinda gushimiye kandi ukeneye izindi nkuru waganca nacu indwindi twa Vazzy Media ukaza kubona inkuru tubagezaho. Nanafunguye link ya WhatsApp, abashaka muzo kwijoininga cyo twiganirira tuganire mbahe n'inkuru ku gihe. Ngo Udisi barakwereka wa mukobwa yaragiye yegera umutipe amukoraho kugira ngo basi yumve uwo ari we. Udisi akimara kumukoraho yahise amumenya ati sheri ni weho. Udisi umutipe ubona ko byamurenze ariko ati mana yanjye koko ninde wahinduye sheri wanjye keza impumyi. Udisi umutipe yahise amuha ururabo. Ubona ko Udisi yaramaze igihe kinini atamubona, harashize amezi 4 atamubona. Ubona ko Udisi umutipe yaratuje, umutipe byaramurenze, amarira araza ati koko mana yanjye koko ninde wakoreye ibi bintu kugira ngo uhinduke impumyi. Ariko umutipe ntabwo ibyo ngibyo ntabwo byatumye amwanga, ahubwo yarabwiye ati tugomba gukundana uko byagenda kose. Udisi arakwereka baragiye bariryohereza, yagera musohokana bafata amafoto bagira ibiki byose. Ubona ko Udisi bagiye kurya isi, umukobwa ntareba ariko siko yahoze ameze. Udisi umutipe we nawe yanze kumukatira. Ubwo se uri umutipe wakomeza gukundana n'uyu mukobwa yarabaye impumyi? Tubwize ukuri, bishyira muri comment utubwire.
disi baragiye bajya ku gisi bavuga ati muri nta myaka 100 bagenda bariryohereza disi. Umukobwa yarishimye avuga ati koko mana yanjye nahe nakura umutipe umeze nkawe, umutipe w'imfura nkawe wakomeje kunkunda na nyuma yuko mbaye impumyi. Ese wari umutipe koko wabikora cyangwa wahitamo ukateratereka ariko akajya kwishakira abakobwa bareba? Disi barakwereka baratashye ukajya bahamagarana bati ejo duhurire ku ishuri ndagushaka tuze guhurira ahandi, si byo se? I will meet you there. Ubwo disi bakunze kwishima. Umukobwa byaramurenze ati ndagukunda. Disi bakoreka mu gitondo umukobwa yaraje ngahurire nta handi umutipe bumvikanye. Disi ko yari kugenda agiye kugera ahantu bavuganye, aragenda nayankuniye ayikoza ku bakobwa ubona ko bari bamutangiriye. Umukobwa ati mumbabarire ntabwo nabishakaga. Ubwo disi nta nubwo z'abantu abikoreye. Natwe nawe tugiye kureba niba abakobwa none bamuhinduye impumyi. Ndebera abakobwa nawe bagira urugomo, ndebera nawe ndebera. Ubwo disi ndebera ku ishuri. Disi baragiye abakobwa 3 bamwaka yankoniye kandi bayimwatse ntago bakibasha kureba. Ndebera nawe abakobwa b'abagome amubwira bati ukeka se ko wa musheri wawe ari gukunda kuko uri impumyi? Reka sha abakubeshya kugira ngo uzaryamane maze ahita guta. Ura ntago ari urukundo di, nta mutipe wagukunda uri impumyi, uranyumva neza? Disi bakomeje kumuseka bati uzi ko nta makuru ufite di, reka ntago bishoboka. Disi barakwereka umwe yese avuna yankoniye agendesha. Ndeba nawe ubwo bw'abakobwa barangije baranayimujugunyira bayimukubita mu mugongo. Ndebera nawe umukobwa byaramuriye. Umutipe yakomeje guhamagara ati ese mana yanjye uri he kuko nakubuze? Disi kandi ibyo atazi nuko umukobwa bamukubise hasi na telefone bayisunitse. Disi umutipe byaramurenze asa ku ishuri yirukanka asanga mwarimu ahagaze mu muryango ati bamunzira ntambuke. Umwarimu ati oya wakire ntabwo nabyemera. Disi umutipe ajya kureba abona bwa bukobwa 3 bukunda kunyuzura bwaciyeho, ubona ko nyine uri guseka uri kureba umutipe cyane. Umutipe se bikeka ati uravuga kuva kera gamenyera gashiri wanjye. Disi byaramurenze atagenda yarirukanka asunika mwarimu akijya kureba abonye iki? Yasanze wa mukobwa sheri we keza bamukubise hasi, bamutuye hasi, inkoni ye bayivunnye. Umutipe byaramurenze bati koko turadukobwa koko kanzesha baraza kumbona. Disi umutipe yaje aramuhobera ati humura sheri, humura nta kundi, ariko nyine ibi bigomba kurangira. Bakiri aho ngaho abakobwa 3 nabo bwaraje bo bahagarara hejuru. Disi bakwereka ibintu bafite bimeze nk'ibirimo ibintu by'ibifu. Ubona ko disi n'ubukobwa bw'ubugome bwaraje gutangira kubimutera kwishatiye. Ndeba nawe abakobwa b'abagome, ndeba nawe ibintu bari gukorera uyu mukobwa. Ese rero wabigenza ute? Disi umutipe byaramurenze ajya gutabara umukobwa ati ngajye kubitaba abandi. Umwe yase mukubita ikintu mu mutwe. Ubona ko disi biramurenze nta gashobora no kuba yakubita, bamurusha imbaraga uko ari 3. Disi agiye kugwa hasi arigarura ati muramenyera. Disi agiye basatira umwe ahita amujugunyira yankoni ya sheri we, akijya kuza ahita yinyereraho. Mu kwinyereraho ntiyakomeje kugenda imbere, nuko kugenda ahita yitura hasi. Ndebera nawe abakobwa kunari inshinze. Disi umutipe yamanutse hasi akubita umutwe hasi nyine, ubona yuko akubise umutwe hasi nabi. Sinzi niba ahangaha warokoka. Ndebera nawe kuko ntari abagome. Ndebera ese ho wabigenza ute? Disi ukobwa bwaratujije, ubona ko nyabugize ubwoba ati reka twirukanke disi, reka twirukanke bataza kudufata. Disi barakwereka Feriame barukiye kwa muganga. Umutipe yicuriye hejuru avuga ati ndi hehe se, ndi hehe ahangaha se, ni hehe nesurinde ahangaha se, ni hehe? Ndebera nawe umutipe nawe ntabwo abazi ibyo ari byo, aho ariko atanga ndi hehe ko ntaza ahundi. Disi bakaba ku gitanda ntazi ngo ari hehe, aheruka yitura hasi nabyo ntabyo azi. Disi yarikanze, ubona ko disi nawe ntabwo ibintu byamubayeho, ako wa mushiri we mubaye hafi amuguma hafi ati humura ibyo barakobwa bakoze baraza kubiryozwa. Nanabafasha akavidewo ntabyo bazi kandi akoherereje prefe y'ikigo. Ubwo disi bivuze ko baraza kubahana
kandi ntabwo nabyemera, uranyumva di sheri ndagukunda, ibintu bakoze byose barakobwa bagomba kubiryozwa. Ubwo disi barakwereka ukuntu yafataga video, ari gufata video, ubwo disi barakwereka abakobwa batatu bari mu ishuri, n'abakobwa batatu bakomeza kugendana bakira ngo bari kuryoshya, bakiri kwisekera, barakwereka umuyobozi w'ikigo yinjiye mu ishuri n'abapolisi ati niko mwebwe nta soni mutinyuka kwica abantu b'abandi mugashaka kubica uranyumva ati ahangaha ntabwo mu kigo cyanjye ntabwo bikora. Ngo disi barakwereka abapolisi nabo bari baje, ubona ko disi n'abapolisi bafite inyenyeri, disi ubukobwa bwaratinye, buratinya buti kacu katubayeho we, kacu katubayeho. Ngo disi baba babuze ikintu bakora, mu kubura ikintu bakora polisi yaje, mwarimu nawe yaje, nta kindi bakoze ni ukwambika amapingu. Babambitse amapingu babatwara kuri polisi bajya kubafunga bati n'undi munsi ntimuzongere ibi bintu, ntabwo muri iki kigo ntabwo bikora, muranyumva neza. Ngo disi inkozi z'ibibi bazitwaye ku ishuri, bazitwaye nako kuri polisi, bazivanye ku ishuri barazijyana bati n'undi munsi ntimuzongere gukora aya makosa. Ngo disi abakobwa, umukobwa na mutipe barahawe ubutabera. Ngo disi barakwereka umukobwa yaje kubwira umutipe ati babafunze, si byose babafunze kandi ibintu bakoze bagomba kubiryozwa. Ngo disi umutipe yarishimye bati basi babonye ubutabera, ubona ko nyine basigaye bishimye bavuga ati disi ibintu badukoze tugomba kuzabababarira. akabona ko disi bariturije barishimye, ubona ko disi barakundanye, urukundo rwabo rurakomeza, ubona yuko bishimiranye, gusa basigaye bishimye. Umukobwa ni impumyi akunda umutipe yamwanze. Cyangwa tubashe inkuru yacu umunsi nakagaruka. Imana barinde cyane, turabakunda cyane. Ciao ciao.